Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba The Next TV. Tuzi ko mudukunda aho muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, uburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali. Namwe muri irwota amasimbi nizere ko mumeze neza kandi mukomeye. Buri munsi muhora mutubwira muti mujye mutuzanira ibyiza. Uyu munsi turi kumwe na wa musore mwiza rutebeza bigenda rugero rw'ingabo ziza rutimwa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi. Reka kwanza banzagiye gutya ibindi turabivuga mu kanya. Mukuze hano mu Rwanda ndetse n'irwota amasimbi ku bihangano bye bihanganye ubuhanga umugabo w'intajorwa ariko kandi ntabwo namuvuga mu izina arahibereye. Reka banze abibwire abatamuzi ariko kuko arazwi pe. Yes, mbanje kubasuhuza mwese abadukurikiye hano ku mashusho meza cyane yateguwe n'abasore mbona bafite uruhanga rusobetse amasoso. Mujye Samusoni niko yakundi rero ndisate sumbukeza bwo mu rukari mugenza nyishinze murazi nkera karara kazatahejo dore ko bizengana muri ikiko najyaga ndisha kera nkiri umwana muto yati karuti byakurikiho byambanjirije nge mpamvu mpora nkirahira kingana n'ibere ryama. Goma ndatirwa abahizi rutinda rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi cyogere mu nkuba. Samusoni uraho neza? Impore ntugacumbagire ndaho ndagumye burya katibwa ntaho kajya mpagaze n'amaguru abiri. Umuntu akikumva ashobora guhita avuga ati wa mugabo kandi aragarutse akaba yatakaye kwa rubuga rwawe n'uruwe. Rubuga rwanjye no kuvuga ngo ni waho wandika ngo ndayisaba gitari official aho ngaho bawambonye cyane. Ndayisaba gitari hanyuma kuri YouTube tayaragahita atakara mu murongo wawe. Aho ngaho ashobora kubona byinshi nagiye nkora kugira ngo nge nezeze imitima y'abanyarwanda mbagira inama mbahoza mbahumuriza. Okay. Yes. Duhuriye hano rero muri kano karere ka Gasabo muri uyu murenge wa Jabana
ubusanzwe wenda ntekereza ko benshi barakuzi ku bitangazamakuru bitandukanye ususurutsa abanyarwanda wari uri hugana he ubu ngubu rero burya ibintu byose umuntu arapanga ariko Imana ikaba ari isohoza. yego aka gasozi nanjye bari barambwiye ko hatuyeho abantu bashoboye kariho umugisha kariho iki ndabona ariko muri ariya mahumbezi yaturiye duti ndeba gutyo wazahatembera nanjye nkareba rero burya iby'Imana yapanze biraba ngiye kubona mbona turakubitanye ntabwo nanjye nabiteguye ko tubuze guhura gutya burya washinguraga ikirenge dushingamo ikindi ntiwabimenye niko tumeze ariko kandi tuba twatumwe abakozi bacu baradutuma bakavuga bati tuzi ko mushaka amakuru n'ibiganiro binyura imitima yacu tugerere kwa wa mugabo tumaze kumenya ko kuje muri kino gitaramo waruje gutaramira abanyarwanda turavuga tutireka natwe tugusabe uyu mwanya wadukundiye kuba ubanje ukaduhaka akanya n'ubwo wari ugiye gutarama ntacyo twishe nta kintu mwishe kuko uyu ni umuhamagaro wacu watuzanye ku isi ya rurema ni ukujya tunezeza abantu tukabagira inama biciye mu bihangano abarira tukabahuza yesi urebye nicyo cyatuzanye tukarangiza umurimo dukora gutyo yego tukira aha rero ubanje guhera ku ndirimbo y'umuhanzi mugenzi wawe turagira ngo ukore mu nganzo mu ndirimbo yawe bwite hanyuma tuze kugaruka nkubaza utundi tubazo dukeya hanyuma nkure ko ugiye gukomeza ibirori by'abaturanyi yesi murakoze cyane reka mbacurangire iyo naje kwita icyemezo cy'urukundo kubera yuko nanjye urukundo burya ndarugira iyo nayise icyemezo cy'urukundo kabisa abantu bose bakundana cyangwa ababiteganya cyangwa se ababirimo babikomeza barumvamo byinshi mbega
nawe ukitwa icyemezo cy'urukundo, nawe ukitwa icyemezo cyarwo. Ndahiriwe cyane n'abatwaye umuganzanyo, aho muze hose banyita cyubahiro, nawe ukitwa icyemezo cy'urukundo. ati icyemezo cy'urukundo mwaramukunze ino mu Rwanda ndetse n'irwota amasimbi. Umuhanzi w'umuhanga utari umusenzi, ubuhanga cyane byahamye ku bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Uyu munsi urubuga rwanyu mukunda naho turamufite. Samuso, iyi ndirimbo ni indirimbo ya kangahe mu bihangano byawe? Iyi ni indirimbo ya 5. Ukuri kw'Imana. Mpamo y'Imana da. Hanyuma uruhanga rwawe ko mbona rutemba itoto, ukaba ukiri muto, ubuhanzi bwawe buhanganye ubuhanga butangiye ryari? Nabutangiye kereka wenda aho natangiye gucuranga, kuko ubundi njyewe nagize amahirwe yo kwisanga iwacu ari byo bakora. Yego. Ntangirana n'inganzo ndi gato. Ubwo nanjye sinakubwira ngo nabitangiye byari, kuko ndabyibuka bajyaga bajyana mu biterane bakampagarika ku meza kugira ngo abantu barebe. Yego. Ndirimba baze, ubu naririmbaga baze ewana. Umuntu wese akibaza atako nagashyi kavuze. Bakantirika ku meza kugira ngo abantu bashe kubireba. Ariko tutagiye kugora abantu, muziki muri rusange naba narawinjiyemo ku giti cyanjye, kuko bwo mbere nakoreraga mu makorari atandukanye. Ku giti cyanjye natangiye gukora mu 2009. Wow. Yes. Amusoni rero amakuru tunafite nuko uri n'umwarimu wa gitari. Ibyo bintu byo ubihuza gute no kugira ngo utaramira abanyarwanda mu misango y'ubukwe, ukore ibihangano byawe kugira ngo abakunzi bakomeze basusuruke, unafashe n'abana b'abanyarwanda, cyane ko ntekereza ko inganzo nawe ufite aho wayivomye, nayo mpamvu wigisha abantu. Ibyo bintu byose ubivanga gute ukabivangura gute? Ni ukuvuga ngo buriya kwigisha umuntu byo cyane cyane ku bintu bijyanye na muzike ntago ari ibintu bisaba ko uhorana n'abantu. Ni ukuvuga ngo ngenda rimwe nkatanga isomo, bugacya nkasiba nkabandi muri gahunda zanjye, nkongera bugacya rimwe nkasiba rimwe nkabandi muri gahunda zanjye, nuko abantu banjye mbigisha, kandi mu minsi mike murajya mubabona rwose babataramiye biryoshye. Ndabafite abahungu, abakobwa, abana bato b'imyaka 7 tayari bari mu kubikora. Umunsi umwe nzabazana hano kuri kamera babereka abanyarwanda. Uzaduhamagare uvuga uti uyu munsi ngiye ku ishuri, noneho muze tujyane natwe tuzazana mikoro zacu tugukurikire. Hanyuma tukiri hano twavuze ko utarama mu misango y'ubukwe. Aka kanya taramira abanyarwanda, n'ugiye gukora ubukwe muri iyi minsi uraza gucutsa, umubwira nimero yawe ya telefone. Yego, niko bigenda. Iyo ugiye gukirigita umurya urabanza ukajya mu ngamba. Araza kudusobanurira kariya kuma acometse hariya kugira ngo bize kugenda neza. Tugiye gutarama, ushobora kuba ufite ubukwe uyu munsi, ukaba uri ubutegura, ejo ukazaba wifuza ko bizagenda neza. Samusoni mukanye tuwaza no kumwaka nimero ze za telefone, turazishyira no mu kiganiro cyacu, hanyuma byinshi bigende neza. Tugiye kwinjirana rero. Iyi ndirimbo ndayibatuye nubwo ntarayimenya, ariko ni umuhanga ndabizi. Nashengewe kuko atumba nkasihi, asa n'abamubyaye mama we baragahura n'Imana. Ngwino mutima ukeshenge, besha amahoro menshi, ngwino bihogo nkunda mama we ibyahogoje abatoya. Umwambari wiwe mwana shenge kuko atamba nkasihe, asa n'abamubyaye mama we baragahura n'Imana. Usanga shenge basanga imwe n'ubwuzu, n'urukundo rwinshi mama we rutagira ikizinga. Umwambari w'uwo
umwana shenge kwatamba nkasehe asa n'abamubyaye mama we aragahorana imana nkunda urukundo rwawe shenge rutita ku mafaranga we niba gihanga mama we nkunda uvuga mureshenge nkangu uvuga ngawaha nabirata ku bandi mama we babakina ku mubyimba umwambari w'uwo mwana shenge kwatamba nkasehe asa n'abamubyaye mama we baragahorana imana nkunda umutima wawe shenge uzawuhorana iteka icyo mubona nkawe mama we tukazabana iteka bwakwira bugacya bwakwira bugacya bukongera bukira uri kumwe n'uyu mutaramyi byahamye wanezerwa ukishima niyo mpamvu natwe tubasaba ngo mukore subscribe kugira ngo ibintu byose bijye bihita bibageraho tukimara kubitunganya reka dushimire Samusoni ariko kandi tumubaza ngo eske wagushaka kugira ngo umutaramire ndetse n'ibindi bitangazamakuru by the way ndabizi neza ko namwe muramutelefona Samusoni bagukura hanyuma ducutse ushobora kwandika 078 3 27 15 96 yego aho ngaho urubuga rwose wajyaho ndizera ko wambona tu ongera utubwire YouTube channel yawe tuyisure rwose YouTube channel wandika ndayisaba gitari official aho ngaho uba wagezeyo okay indirimbo irimo bimunaniye kwandika gitari official nihe ndirimbo iri mu kazina k'ikinyarwanda yashyiramo byibura izina rikaza byihuse ashobora kwandika iyo bita nta usaza atabonye kubita ubwo ndabasezeye bakunzi bacu ndabasezeye ngiye kubasigira uyu mugabo muri background muri iyo ndirimbo ye nta usaza atabonye hanyuma mbabwira ko mwebwe muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda namwe muri mu majyaruguru iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru abari mu mujyi wa Kigali namwe muri mu mahanga nizere ko mumeze neza ariko kandi ntuve hano udakoze subscribe kugira ngo bigende neza reka mbashimire kiganiro nakagaruka ariko ndayisaba tumusize muri background akaza kita nta usaza atabonye ndabizi kagiye gafasha abantu benshi baranyandikira we yebaba we abantu bagiye bahura na bene ubwo buhamya rero ndabakomeje cyane iyi ni yabo nta kundi nta gushidikanya usaza atabonye umutuzo arahinduka yagiye adasezeye yambabaje umutima nta usaza atabonye nari nifitiye inshuti buri gihe tuganira wumva ndanezerewe nyamara kenshi twabaga twicaranye ndakwemera ati sambuze n'akarusho nta usaza atabonye umutuzo arahinduka yagiye adasezeye yambabaje umutima nyamara kenshi twabaga twicaranye amubwira ko mwemera ati sambuze
akarusho ntawe usaza atabonye umutuzo arahinduka yagiye agasezeye yambabaza umutima yaharurwa bisi gerageza kumwibagirwa ngaruka jye ntondora we nkahasanga ibintu nyibutsa yaharurwa n'ubu gerageza kumwibagirwa gaterura nk'akagafoto intimba zikanyegura ntawe usaza atabonye umutuzo arahinduka yagiye agasezeye yambabaza umutima Dore urukundo rwabaye nk'umukino urahinda mu kanya gato mu kandi ukaruheba Dore urukundo rwabaye nk'umukino urahinda mu kanya gato mu kandi ukaruheba ntawe usaza atabonye umutuzo arahinduka yagiye agasezeye